ni nibere mu gakantine nimo ndifatira ka cyayi. Nyine numvishe kujya gufata agakawa nyine zisaha numvishe. Nubwo bambona nambara ncaho ariko nta mwanya nje nabataho ngo nambaye nabi nkaho wagira ngo bo baratsapye ngo nta futari ngo nta nidaku burya gutsapa ni ku mutima z'abasilamu n'abarokore mu buzima bwanjye babugize nibature umugore babana burya ntibanakundana ubuzima mbamo nabwo mbona bubacanga ndiho nabo bandiho imana yabafashije ngaho bambeho ndashaka kutagazuba bakanyikuriza imbeho urukundo rw'abarasa ubona kugiye tukarenzaho n'ibigori byokeje kuko ibigori byaba bimeze nk'amano Imana iduhaye. Murabigenza mute? Bonye ibigori wenda biri. Nabona ikiriro kigabanyutse umuntu inzara y'isa sita wagira ngo iyo zigeze n'igifu bifitanye connect n'ukuri. Inzara ibintu biracugusa mu nda nkagira ngo ambanze ngibine nariko dutoya ndi buze kugasohoka njyana nabikuyemo twose ko nibwo inzara inzara shaka ikigori byaratinze nk'ibizaba biryoshye ni Salama mwana. Ni sawa man. Kamera mwana. Kamera cyane. Nani haro? Bite? Benze nyine yabimeze neza. Kanye ibigori birezera. Ariko apuca mpfa n'abantu biki utangiye kuza mbaze ngo ibigori. Mwese mwana. Nyamwa data. Ibigori we. Ujye mu bese amakuru yawe. Ndamiriye kino n'ubundi amenye leta n'ubundi abijya. Umuntu azajya amara kwitunganyiriza ipuro ya sasita. Ubu ninde ukubwiye ngo ucize inzira ubundi kudasanzwe uzinyuramo umwotsi urabuhumurira cyane. Niba amenye yari kuko uriyo bireka wakiretse ukagishyira hasi unakira. Urundi rwego nk'ubu umva. Amenye atangiye akawunga. Ngiri ibigori birenze bitatu. Amenye arakuri. Ubwo se uri kubaza ntago uri kurya. Ntago amenye ubu ahisa akira. Mwana. Nese wakinsubije amenye atakura. Ase ikigori kimwe cyo ndi kurya. Ntani cya kabiri nicyo nuko kugira ngo ngembere ibigori. None se reba nk'ubu muntu aba yiboneye ipuro ya sasita. Umuntu arenzeho n'utuzi. Akomeze neza. Namera neza gute urashaka komera neza. Ubwo tukigori nari kudukiriye ndamera neza gute. Ngiyo ndenze ibigori bitatu. Ngiye muze tahanja mu mezi. Amwana ntuzagaruka. Mwana dukora iki? Ntabwo mushaka abashyitsi. Ibigori umushyitsi umeze nkawe ntabwo namwemera.
ubu ndagize injonjore nokeje ibigori bizima reba hano ibyiza ni byo iki mwana twe tureka iby'ubushoto ijambo ry'Imana y'abangano bagomba gusangira ubu se mwana ikigori cyiza urakiriye dusangire se tunacuranywe n'icyo gishyiraho reba noneho akantu mfite uve ku kinini ujya kugira ubu se no mu murambuza pete no mu murambuza pete sha kandi urwaye amenyo ntabwo ndayenze bibiri kireze se ntabwo nzenza bine sha none se nganza turira ase mwana ibyo bintu mwese ubu ndarya aka kantu nokeje ikigori nigute nawe nokeje umuriro mbabura nkajya aka kantu wagira ngo ni manyobwa busa wabuye hehe uruko wabuye ndakubwira ati nokeje umuriro mbabura mwana nganda n'iki ngiki kiri wakoze hera kuri icyo ngicyo rwose ubundi wajyaga hehe kuko ntabwo nabyemera hano si wari uzi ko turi aha nahise murajya buri munsi ubundi kutajya unyura ubundi uhumurirwa umwotsi cyangwa ufite umubiri wawe ufitanye yamye w'inshingo reka manze nirire ubuse niya nokeje ikigori kingana nagiye muzi umuntu amaze kurya ubundi inzara uturukanye iwanyu uraza kuyimarira ku irasi y'umuntu manze nkubaza kubavuga ngo umushyitsi akurisha uburozi